Murakaza neza kuri Yes TV Rwanda, urubuga rwigisha ubukungu, ikoranabuhanga n'ubucuruzi bwa Forex Trading ndetse na Cryptocurrency. Uburyo bwizewe, bwimbitse kandi bwubakiye ku kuri guhagije cyane. Nk'uko rero ejo twashyizeho video isobanura abarimu bo muri Forex Trading, twagiye tubona ibibazo byinshi bitandukanye bigiye binyuranye. Abarimu bantu bagenda bitwikiriye Forex Trading bakavuga yuko bazi gukora Forex Trading kandi ari n'abahanga, ariko nyamara ari ntabyo bazi kandi byarabananiye, bityo bigatuma Forex Trading yitwa scam kandi atari scam nyamara kandi ikora ku buryo bwizewe kandi bwa nyabwo, ahubwo bikaba bisaba ubwo bumenyi. Ariko abarimu rero bakaza bitwikiriye ko bazi Forex Trading, bikarangira bariye amafaranga y'abanyeshuri bashaka kwiga Forex Trading, dore ko haza ari abantu benshi bafite inyota cyangwa se ugakururwa n'ibyo ari kukwereka, hanyuma bikarangira umuhaye amafaranga yawe, bikarangira ataguhaye ibyo ukeneye. Ubwo rero tukaba twarabakoreye video, mugende muyirebe, murebe iyo video twarayikoze igaragaza abarimu, ibimenyetso biranga umwarimu w'umusikama, umwarimu ushobora kugusikaminga ukwigisha kandi nyamara ibyo bintu atabisobanukiwe. Uyu munsi rero turavuga ku bintu nanone 10 bigaruka ariko byo bisa biranga umwarimu nyawe wa Forex, umwarimu utagamije kurya amafaranga y'abanyeshuri, ahubwo agamije kugusangiza ubumenyi bufatika. Nkanjye mugiye kubana hano muri kino kiganiro, nk'ibisanzwe nitwa Gasigwa Emmanuel, kandi tubiseguraho yuko twari twaragiye tutari duhari, ariko tukaba twagarutse tugiye kubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Rero tukaba tugiye kurebera hamwe ibintu 10 biranga umwarimu muzima, kandi ndizera neza ko ibi bintu ntugenda ukabikorera ubushakashatsi kuri bamwe b'abarimu, nawe ugenda ubona bizagufasha guhitamo cyangwa se kugiramo amahitamo ya nyayo. Ni byiza yuko rero ubanza gushishoza mbere yuko utanga amafaranga yawe, kuko uba wayabonye akugoye, wayakuye mu nzira zigoye. Nyamuneka rero mujye muhitamo neza cyane, bizajya bibafasha. Rero iyi akaba ari Yes TV Rwanda, ikomeje kubagezaho amakuru meza, ikomeje kubagezaho amakuru nk'ayo atandukanye kandi y'ingirakamaro, ashobora gufasha buri umwe wese, ashobora gufasha buri uyakeneye wese. Ni byiza yuko rero ugomba kumva ino video yose mpaka uyirangije, uraza gusobanukirwa, uraza kumva neza ibyakugirira akamaro. kandi ino video nubona ize ikunyuze, uze kwibuka gukanda subscribe, ukore no kunzogera, kandi ube wanayisharinga ku muntu wese ubona uyikeneye. Reka rero tuze turebere hamwe mu kanya gatoya, turebere hamwe ibintu 10 biranga umuntu, umwarimu ushobora kukwigisha Forex Trading ukaba wayimenya ukayibyaza umusaruro. Ikintu cya mbere rero kizakubwira umwarimu wa nyawe muri Forex Trading, bafite ubumenyi bufatika, yize Forex Trading neza, azi ko isoko rikora, azi teori n'ibikorwa, kandi ibyo avuga bifite ishingiro. Rero ikindi kintu cya kabiri, yigisha discipline kuruta entry. Ako kantu mukumve neza, mbere yuko akwigisha entry cyangwa se aho ugomba kwinjira, arabanza akakwigisha discipline mbere y'ibindi byose, akaba yabona kukwigisha entry.
nta kwibanda kuri intiri gusa, ahubwo ahugura ku kwihangana, gukoresha risk management no gucunga capital yawe. Ibyo ngibyo urumva ko ni ibintu byiza by'ingenzi cyane. Mbowe mbere yo kukwigisha kubona inyungu nyinshi, we akwigisha uburyo ushobora gukoresha risk management ndetse no kuba wacunga igishoro cyawe capital. Umwarimu rero uzumva muri interview cyangwa se mu byo aganira ukumva wenda iryo jambo arivuzemo, uburyo yigisha, ibyo bizagufasha guhitamo umwarimu w'ukuri. Ikindi kintu cya gatatu rero kizakubwira umwarimu w'ukuri muri forex trading, yubaha abanyeshuri. Navuga nabi abantu batsindwa, ntabasebya, ahubwo abafata nk'abantu bakiri mu rugendo rwo kwiga. Ntabwo agusebye cyangwa se ngo aguce intege, ahubwo we aguca bugufi, ntabwo agufata nyine nk'umuntu ukiri kwiga rwose, akagushyigikira cyane kugeza ugeze ku rwego rwiza. Ikindi kintu cya kane, nta bujura mu byo agurisha, nta gushuka abantu ngo bagure robo indicators cyangwa se signals zidasobanutse. Ibyo atanga abisobanura neza, atanga neza ubusobanuro bw'ibyo akora cyangwa se aguha ibyo yasobanuye neza. Ni byiza yuko rero ugomba kugira amahitamo nyayo kandi meza. Ikindi kintu cya gatanu, yerekana ibimenyetso bifatika. Ntabeshya ngo screenshot za demo cyangwa se za fake profit, ahitamo kwigisha iby'ukuri ntibigaragara. Ntabwo yirirwa yerekana screenshot za demo cyangwa se ngo profit fake. Hari ukuntu umuntu aza nyine akakwereka amaprofit, ariko nyamara ari ama screenshot aba yakuye ku magugu, yakuye ahandi hantu, akaza agapostinga, hanyuma mwebwe mukamushidukira. Nyamuneka umuntu ukunda gupostinga cyane amaprofit cyangwa se ibindi, uwo muntu mujye mumwitondera cyane, aba agamije kubarya utwanyu. Ikindi kintu cya gatandatu, yigisha gutekereza nka trader. Nta kwigisha kumwishingikirizaho gusa, ahubwo akwigisha gutekereza, gukora analysis no gufata icyemezo. Ntabwo akubwira ngo ujye umugenderaho cyangwa se nyine ujye ukora ibyo akora, ahubwo we akwigisha kuba wazakora ibyawe. Abo rero ndizera ko nk'umuntu umaze nk'igihe muri forex trading, abireba cyangwa se abishakaho amakuru, we byakoroha cyane guhita abona umuntu wa nyawe. Ikindi kintu cya karindwi rero cy'umwarimu w'ukuri kandi wa nyawe, yemera ko gutsindwa biri muri forex trading. Navuga ko atsinda buri trade, ahubwo akwigisha ko wiga ku makosa aho kwikosora no gukomeza. Ikindi kintu cya munani, afasha abantu no hanze y'itsinda ryishyurwa. Ba bantu batishyuye, arabaha amahugurwa y'ukuri, afite umutima wo gufasha. Afasha abantu bo hanze y'itsinda, yishyurwa na ba bantu batishyuye, arabaha amahugurwa y'ukuri kandi afite umutima wo gufasha. Urumva ko uwo muntu byanga bikunda wemera gutanga ubumenyi bw'ubuntu. Urugero, hari abantu batanga ubumenyi nko kuri YouTube, ugasanga umuntu rwose yashyizeho ikintu kandi ukabona ibyo bintu ni bizima. Uwo muntu ujya umenya ko ibyo akora arabizi, ibyo akora rwose ni ibya nyabyo. Naho ikindi kintu cya cyenda twavuga, twigana ku musozo, afite izina ryiza.
abantu bamuzi nk'umunyakuri, icyizere afite ni urwibutso rw'imyitwarire ye myiza cyane. Ni ukuvuga ngo hari ababa yaragiye yigisha, rwose yarubatse izina ryiza, akora ibintu byiza kandi ari inyangamugayo. Ikindi kintu cya cumi rero dusoza ni uko ategura amasomo ye neza, ntajya kuri live atiteguye, yubaha abakurikira kandi ibyo yigisha bifite umurongo usobanutse cyane. Guys, mbabwira ngo uwo videwo abona yamufashije, akabona hari icyo ayikuyemo, mubwira ngo kanda like. Aha rero tujya gusoza, ibyo twabwira, niba ubona ibimenyetso ku mwarimu wawe, menya ko uri ku muntu w'ukuri wizewe kandi ugufitiye akamaro mu rugendo rwawe. Murakoze cyane gukurikira Yes TV Rwanda, dushyigikire uburezi bufite ireme muri Forex Trading no mu ikoranabuhanga. Icyo twababwira rero, ntimwibagirwe gukanda subscribe, like no gusangiza abandi iri somo rifite akamaro. Turabashimira kandi tubifurije amahirwe masa mu rugendo rw'abatreda, namwe muzabe abatreda beza kandi rwose bizabagirira akamaro nk'uko mwabitangiye. Mbibutsa rero yuko mbere yuko ujya guhitamo ibi bintu rwose twababwiye, ni ingenzi cyane, ni ingenzi. Nutabikurikiza cyangwa se ntubihe agaciro, hari igihe bizarangira uhombye amafaranga yawe rwose, kandi ntuzavuge ngo ntabwo twavuze, ntabwo twababwiye. Ni byiza yuko rero rwose ugomba kugira amahitamo nyayo, ukuri nyako. Nyamuneka rero reka tubashimire abantu mwese twabagezanyije ku musozo w'iyi videwo, tubabwira ngo muri bantu b'intwari, muri ingenzi cyane. Turabashimiye, Imana ibahezagire, naho muri videwo itaha.